nawe twabara ko atari we ngo mpere za mvugo nyine mwese murazizi. Reka tumveho gato dusoze tujye ku yindi nkuru yacu. Urumogi rwa 500. Urumogi rwa 500 none umuntu apfe. Uyu nguyu yarambwiye ngo nimba ubashwe natake iki cyose kiri iruhande rwawe kurura. Mbanje kubashimira mwebwe mukurikirana Vuga Time TV aho muherereye hose, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ngiye muri kumwe kuri mikoro ni Emmy Stone. Kora subscribe and share and comment kugira tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri story ya filime bise Umuturanyi. Mwese murayizi. Season ya 13 episode ya 4 niyo tugiye kugarukaho twebwe. Ngiye muri kumwe muri iyi nkuru n'ingiye dusanzwe tubana mu nkuru zigiye zitandukanye. Inkuru ni filime yacu Umuturanyi, murayizi mwese. Kugira ngo mushire amakenga ndetse munumve munabikurikirane neza, ndagira ngo mbanze mbumvishe kuri iyo story tugiye gukurikirana ya filime, ndetse mwandike muri comment mugire icyo mutubwira mwumve story yacu. Ushobora make kandi bivuga byose bajya hanze. Ndetse njye ndatinya mureka bazagenda noneho banagende bakusanya ibimenyetso neza byabo, ubitumvize ubanze ubikusanye, none niba nagenda tuzasigaye twebwe turabera no muri munsi. Tumba ari byo byiza aho kugira ujye guteza akavuyo. Ngewe nkubwiza ko ngewe Clapton ari we Kibonke, aho yari ari kuganira n'umumenyereye, ndakeka mwese muramuzi. Mu gahinda kenshi Clapton ari kuvuga ati ngewe ntibishoboka, nyine nka buri wese ku giti cye hari ibintu bidashobokera umuntu. Iyi ni season ya 13 episode ya 4 niyo twagarutseho twebwe. Ati ngewe rwose ntabwo bishoboka, sinzi, reka ngerageze nkomeje numvishe story. Akibazo umuntu w'umugore wawe urumva wishakiye amurumuna wawe kutanye no nahetse mu mugongo nubwo yari muremure akora hasi, ariko we afite ikibazo cy'uko murumuna we ashobora kuba yaramuciye inyuma, kandi ntawe bitatera ikibazo. Muri iyi story yacu biteye agahinda kandi birababaje. Clapton yaravuga ati murumuna wawe wahetse ibaza akaba ari utenga akaguca inyuma. None hanadusekeje twese, nubwo amaguru yakoraga inyuma, nubwo amaguru yari maremare, ndetse murumva nyine biteye agahinda kandi biranababaje. Katuve kuri Clapton dukomeze no kubana. Murabizi Papa Idi amaze iminsi yarasubiye kuri Mama Idi, kandi Rutemisi yaje kuganiriza Mama Idi nyine ngo mubwire yenda amuhumurize. Murabizi Papa Idi yari yarashatse undi mugore, ariko bitavuze ko Mama Idi yaramujugunye. Bivuze ko yari yaramujugunye kuko bivuze ko yari yarashatse undi umugore. Reka mbumvishe aho story ari kumwe na Rutemisi. uri kurira se? Ariko ibikiri ko muri urugo nta gusobanukirwa. Ku bantu mutazi Rutemisi benshi cyane, Rutemisi niwe Rusine. Murabizi Papa Idi afite abagore babiri, niko twabaruka nguko. We arava ku mugore umwe agasubira ku wundi. Ibintu bishobora kubabaza bigatera agahinda. Niyo mpamvu mbwira abagabo benshi hano hanze, mushaka abagore babiri jya umenya ko uri kubabaza umwe muri bari bandi, cyangwa inzangano zitangiye gutera mu bantu. Ari ahandi usanga abantu batangiye kwangana, ari ahandi usanga buri umwe wese atangiye kurakarira undi. Nujya gushaka rero abagore babiri, jya ubanza utekereza uvuga ati ese nta wundi kubabaza umutima. Jya ubanza umenya ati ese amarangamutima y'abantu bose ndayakontorora. Rero nibwo Papa Idi n'ibyo bintu yakoze, mwese mubitekereje birababaje kandi biteye agahinda. Ntabwo washaka abagore babiri ngo wumve ko abantu bombi batashwa n'ubwo bagashinduka batangiye no kwicana. Hagati yaho urumva umugore urabizi, undi abizi ataravuga ati ese Mama Idi yamuhaye iki. Ntabwo bitababaza ntabwo bitatera agahinda. Reka twumvire gatonya kuri Rutemisi n'umugore wa Papa Idi. Intunganyanga umwe kumira atamvugishije, undi ari kwicara wenyine nkabona ararize. Byagenze bite? Mufite ikihe kibazo? Mwambariye mukansobanurira koko. None ikibazo cy'amafaranga umuntu akicara abizi ko amafaranga ashobora no gushaka. Kandi biranababaje. Rutemisi ari kubabwira ati
mwambwiye nimba ari ikibazo cy'amafaranga nkabimenya ko nanabafasha mu bizi gute, nimubwire nimba ari ikibazo cy'amafaranga mbimenye kandi ntabwo nabura icyo mbafasha, ariko mureke izo nzangano. Umugore nabibabwiye we yifitiye ikibazo cy'ubumwe nababwiye by'inzangano, hamwe abantu bashobora kwicana bitewe n'ibyo byo gushaka abagore babiri bimwe nababwiye. Icyo kibazo kiri hagati ya mama Idi n'undi mugore wiwe, nizo nzangano Mutebisi we nyine yaraje kwibaza. Reka tuve kuri Mutebisi ari we Rusine nabibabwiye, tugaruke ku yindi story y'abavandimwe hano twumve icyo bari kudutangariza. wagira ngo ibi byose we bigutwaye iki? ibyo byose ni zadanje ni byatangiye bamuzibona ndawica mu misozi sibaze barawuca mu aho najya kwibona na telefone. Murabizi ngo niyo mpamvu mvuga ngo urubyiruko mwese mwirinde itabi, nta cyiza cy'itabi, ntacyo mukura mu itabi. Mwirinde kandi mwirinde buri kimwe cyose, mwirinde ibiyobyabwenge, mwirinde no gukora ibibi kuko sida yabaye nyinshi hano hanze. Mwirinde, nicyo kintu nababwira ababyiruko. Tugarutse ku mukobwa wacu ibyo ari kubwira bagenzi be, nagira ngo tumwumvishe muri story namwe mu byumva. kiranyishe wanaki Maria bari naga Nubwo dubona dushaka wallahi byata wallahi nguvu wallahi ya rabbi we yo wallahi shagora kira kaza bigoye wallahi wakira kandi birababaje mu rubyiruko dufite hano hanze. Reba ngarishimira ko yuko avuye kwiba telefone ya mama we akaba yayimuzanye. Nicyo kintu kimushimishije ndetse kiranamutangaje. Se wowe niye nyigisho wakora muri iyi nkuru yacu, iyi nkuru yacu iteye agahinda, ibibabaje ndetse bivuye ku mitima yacu. Mubona byinshi, mubona ubuhererekanye, mubona buri kimwe cyose kigiye kibabaje muri iyi sinema. Murabizi ko burya kwiba si byiza, wowe wakiba ntabwo ari byiza, nta nubwo bivuye ku mutima. Dore yibye mama we azaniye bashuti be kandi arumva yishimye, wagira ngo hari nk'icyo aba yabuze. Reka twumve gatonya dusoze tuve ku nkuru ye. mere ifuza ngo nitavuga ati Ibi nababwiraga ibyo kunywa ibiyobyabwenge, ibi ni ibiyobyabwenge biri kubimutera, nawe twabara ko atari we ngo mpere za mvugo nyine mwese murazizi. Reka twumve gato dusoze tujye ku yindi nkuru yacu. urumogi rwa 500 urumogi rwa 500 none umuntu apfe uyu nguyu yarambwiye ngo nimba ubashwe natake iki cyose kiri iruhande rwawe kurura ibyo nduru gitari ku muntu umufashaye maze ndabona Mvanya nama mbi yo kugira inshuti mbi mbabwira. Inshuti mbi ntikivuze, kugira inshuti mbi ikakoshya mu bintu bitari byiza. Burya ihene mbi ntawe uyizirikaho inziza, murabizi neza. Ibyo tuvuze ko numva ko ari kuroshya agenda yiba ibintu by'iwabo, nagira icyo abona amuzanire ngo taki ngo yamwishe. Muri make nyine wabwiraga by'ibiyobyabwenge. Burya umuntu we ibiyobyabwenge icyo mbabwira urubyiruko mwirinde pe, mwirinde ibiyobyabwenge. Nuko leta ibashishikariza kureka ibiyobyabwenge, namwe mwabireka, byaba ari byiza cyane kandi byaba bisesuye. Filime turi gukurikirana mwese murayizi, ni Umuturanyi. basi wallahi telefone kuyiba hari yenze n'intebe yaserura mani urabizi ko turi inshuti sibyo? Turi inshuti urabizi ko turi inshuti uretse umva genda gake urabizi ko turi inshuti. Ariko umuhungu basi aracyari muzima, murumva ko ababwira ati murabizi ko turi inshuti, ariko umukobwa we arabashuka arashuka mugenzi we ati genda uterura ikibono cyose unzanire nkuko nabibabwiye. Burya nicyo nagiye mbabwira ngarukaho, iyo niba nawe wayizirikaho inziza ngo bikunde, nawe wayishyiraho inziza ngo bibashe kuba byakunda. Reka twigarukire ku story yo ku ruhande, tugaruke ku nshuti ebyiri. Murabizi inshuti ebyiri zari ziri kuganira, ni inshuti n'urukundo, ni rwa rukundo rw'urubyiruko nyine. Murabizi urubyiruko dufite muri iyi minsi twese bari mu rukundo, bari nagira ngo mbashe mbumvishe ni iki ibijyanye na moto iki gishobora kuba kiri kukuriza, ni iki kikubabaje aka kanya. Ese kuri kurira ayo mariro yatewe n'iki?
n'ubu biteye agahinda, birababaje cyane kumva kubona umuntu w'inkumi ari kurira, nawe byakubabaza kandi byagutera agahinda. Naho bitababaza hagati yabo, ndetse nta n'umwe utagira amarangamutima kubona umuntu w'inkumi ari kurira kubera urukundo. Bimwe nababwiraga mu rukundo hazamo kubabara no kwishima, mwese murabizi. Hagati ukundana n'umuntu hari icyo agukeneye, hari ukundana n'umuntu agukeneye amafaranga, hari ukundana n'umuntu agukeneye ubushuti gusa. Burya mu rukundo aba harimo bizinesi zitandukanye. Urukundo narwo rumeze nka bizinesi, akenshi barabizi, barufata nka bizinesi. Hari n'uwo mukundana bya nyabyo koko, ariko ugasanga ni mu banyu, ugasanga umuntu n'undi muntu. Mwese murabizi mu rukundo burya uwo mubano uwutegura hakiri kare, niko bavuga kenshi, ariko usanga mutabanye, usanga bihindutse, ugasanga ukundanye nka runaka, ntukibanye na wa wundi nyine hajemo impinduka. Reka twigarukire ku nshuti zacu ziri kwiganirira kuri icyo kibazo. Cyakagombye gukemuka cyane cyane ko byasa kose aho ujya uvuga cyane murabizi nk'ikibazo cyari kirimo, mwese murakizi kandi muracyumva ko ntawe utakizi muri mwese. Ikibazo cyagiye kiba, higeze hazamo impinduka, mwese byari bibabaje. Iyi filime Umuturanyi mwayikurikiranye kuva kuri episode ya mbere irinda igera kuri season ya 13, none ubu tugeze kuri episode ya 4, kandi nishimiye ko mwese mwagiye muyireba kandi buri wese wagiye yikurikirana. Turamukunda cyane. Reka twumve uwo mumenyereye Alphonsine n'agaruka muri byose bakoresha najya kinamo muri iyi filime. Reka twumve Alphonsine. Bahanganisha buriya ndabizi urababaye kubera ko Alphonsine muramuzi ni umutinzi utandukanye, akina mu mafilime atandukanye ya sinema nyarwanda, ndetse akina ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye mu ruhererekane rwa sinema. Alphonsine ni umukobwa w'umunyamusanze, murabizi ko Musanze ari guturuka impano za filime akenshi zikuza zabo kandi zikagaragara cyane. Reka twumve Alphonsine icyo atubwira muri story ye. wongeye kubera supervisor wawe. bigenzemo bake, ubwo ndagira ngo Alphonsine mu rwenya rwinshi ati ninjye ugiye kuba supervisor wawe, ntabwo ari supervisor nk'uko abivuze, ni supervisor. Boss ari kumubwira ku bijyanye n'abakozi. Reka twongere twumve kuri Alphonsine ho gatoya, story yacu tuyikomereza ahandi. mwiryeho Ndagumusimbura. uramusimbuye Turamusimbura, nakuzanira umusimbure hajya abandi ujye wenyine, nk'uko twavuga like niwe nazanye umusimbure nshyireho wenyine. Ese ni urukundo, nirari uyu muntu yagize kuba yagiye kugira Alphonsine supervisor, niko twabibara, kuko ntabwo twabara ko ari urukundo gusa. Nta rukundo rwinshi rurimo ruvuze ko umuntu ahita kugira supervisor kuko kozanye ako kanya, ndetse birashoboka, ntabwo twabyiyumvisha. Reka tugaruke kuri story yacu, tugiye kugaruka ku mukobwa bise Nyabyanga. Muramuzi nawe mu mafilime atandukanye nyarwanda, ndetse mukunda no kumubona muri Gens, hari abantu baba bicaye mu ntebe z'imbere. Reka twumve story ya Nyabyanga muri iyi filime. Ubona ariko ndakuzi ubwira ubwenge, urumukubanyisha ubwenge, utekereze neza urebe ngo uyu mwana mfite niki nshuti n'umukuru wanje aguma kunduka, aho uzobwira mukuru wawe ngo gututse umwana Nyabyanga ari kugira inama mushiki w'umukobwa ati uyu mwana ufite mu nda niki, na mukuru wawe waramubona akamubonamo intangarugero. Ariko koko baravuga kenshi kubyara nibyo byishimo bya mbere kandi ni nawo munezero. Kenshi hano hanze turabizi abahungu batera amata ugasanga atangiye kwihakana inda yateye, kandi ntabwo ibyo bintu birababaje. Umukobwa nuterwa inda n'umuhungu simugira inama kuvuga ngo inda ikiriho umubyare, ndetse azicuza nyuma, azumva azagira ipfunwe agire n'agahinda avuga ati ese kuki ntareze ntamufashije muri byose, umufashe agitwite, kuko ntazaba agifite ububasha bwo kurera umwana wawe. Kuko ibintu birababaje kandi biteye agahinda. Reka dukomeze twumve Nyabyanga. ndarahahamuka, uzabimubwire urebe ko atazareka intugu umutuku. Kandi iyo nza kuba ntabizi ko zinkaba nkamurumuna wawe. Reka dusoreze inkuru yacu aha ngaha, dusoreze kuri Nyabyanga ari kugira inama umukobwa, amubwira ati ko wakuramo inda si cyo cyemezo cyiza, kuko kuba wayigumana nibyo byiza. Inama nizo za mbere. Tubonye muki muri iyi nkuru, mubyandike muri komenti,
njyewe muba muri kubana muri izi nkuru ni Emmy Stone, ninjye tubana buri munsi. Kanda subscribe and share and comment kuri Vuga Time TV, tujye tubana buri munsi. Njyewe muri izi nkuru ntugacike episode ya 4 kuri season ya 13. Mwese murabizi kandi ndabakunda cyane.